Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana ikomeje kubana natwe, ikomeje kuturinda. Bamwe kubera ikibazo cy'ikirere tuba turimo, bituma twambara imyenda idufasha kuba twakwirinda cyane imbeho. Ubwibazo bimwe na bimwe abantu benshi bakunda guhura nabyo kubera ibibazo by'imbeho, hari igihe uhura na malariya cyangwa ubundi burwayi butandukanye. Niyo mpamvu tuba twifubitse cyane, bitewe na kirima abantu baba baherereyemo. Ariko turashima Imana cyane ko ikomeje kuturinda ko bukeye n'uko bwije. Imana ishimwe cyane. Nawe Imana ikomeje kukurinda, wowe mukunzi w'Urukundo TV, ni televiziyo ishinzwe ivugabutumwa, ntabwo ishamikiye ku idini runaka, ahubwo ishinzwe ivugabutumwa ryiza ry'umwimerere rya Kristo, niryo dushinzwe cyane kurusha ibindi byose. Kuko muri ibyo ngo ibyo twakora byose n'ubwenge bwacu bwose ntacyo byaba bimaze. Ikintu gifite agaciro cyane ni ukubaha Imana, kuko ibyo wakora byose tugomba kumenya neza yuko turi abashyitsi cyane muri iyi si. Igihe kizagera tuzapfa, tuzava muri iyi si. Ahubwo niyo nkunda kubwira abantu cyane, buriya ugomba kwibaza cyane, nyuma yo kuva muri uyu mubiri uzajya hehe? Uzajya hehe? Nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza kwibaza. Ugomba kubanza kwibaza cyane ukibaza, ngewe kanaka nindamuka mvuye muri uwo mubiri, amahitamo yanjye, ibyo nkora bizanyerekeza he? Buriya icya mbere cyo, ijambo ry'Imana ratubwira cyane mu gitabo cy'Ibyahishuwe ku bice 22 ku murongo wa 12, ngo dore nzaza vuba nzanye ingororano, ngo mbe nagorora buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira cyane ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abandi bakora ibi byose muzi muri rusange. Rero iyi saha wagombye guhitamo cyane, ukareba ukuntu wakongera cyane gushakisha ikintu gikomeye cyane, kujya kubanza kwibaza, iyi saha ndamutse ntunguwe, amaherezo yanjye najya hehe? Buriya urupfu ntabwo urihitamo ngo uri inzobe, ngo uri igikara, ngo uri umuzungu, uri umwirabura, cyangwa ngo uri muremure, cyangwa uri mugufi, cyangwa uri umukire, cyangwa ngo uri umukene. Iteka ryose iyo ari umugambi wo kuvuga ngo umuntu agiye kuva mu isi, igihe cy'umuntu cyageze arataha akagenda. Ariko ugomba kwibaza cyane, nyuma yo kuva muri uwo mubiri nzajya hehe? Amaherezo ni ayahe? Rero iki ni igihe kugira ngo wihitiremo, wowe ubwawe ubanze wihitiremo cyane, ubanze wibaze aho nzajya ni hehe, nzaba ngiye hehe. Cyo kijyambere gifite agaciro rwose. Ugomba kuba wategura neza iherezo ryawe, kuko dufata umwanya tukaba twategura neza imishinga, tuvuga ngo umwaka runaka dushaka kuzagera ku bintu runaka. Ugomba no gutegura ukibaza, nyuma y'iki gihe, ejo bundi niba ndamuka mpfuye nzaba ndi ahantu aha n'aha. Kandi muri make ahantu hose uzaba uri n'ubundi uzahabeshwa n'ibyo ukora. Ibyo ukora nibyo bizakubesha ahantu uzaba uherereye rwose. Nta kindi kizigera kikubesha ahantu uzaba uri, uzahabeshwa n'ibintu uzaba uri gukora. Niyo mpamvu rero wagombye cyane kuba wafata umwanya ukaba wategura neza cyane iherezo ryawe hakiri kare, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuze dukore umurimo w'Uwiteka hakiri kare, kuko bugiye kwira, mu gihe umuntu atakibasha kubanza kongera gukora. Ubundi hari igihe bwira bukira ku muntu. Twese ntabwo bushobora kwirira rimwe, ntabwo bishobora gukunda, kuko iteka ryose bamwe baba bari mu byishimo, abandi bari mu mubabaro. Ariko tugomba gutegura neza, tukamera nka za nzozi umwami wa Egiputa yarose, Yozefu azisobanura. Reka tubanze dushime Imana, dukomeze cyane n'amagambo. Amena. Reka dushime Imana cyane, turagize Imana uyu mwanya turigiyemo, kugira ngo Imana ikomeze cyane dushoboze. Uwiteka Imana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri umunyembabazi, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turi imbere yawe muri amasaha, tugushima tuguhimbaza byinshi ukomeje gukora hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu. Nyemera cyane tugeze mu kanya k'ijambo ryawe, dufashe muri iri jambo, udushigikire, ari abagiye kubyumva n'abazaryumva, mu izina rya Yesu. Ureke ineza yawe n'urukundo rwawe Mana bize biganza ahangaha. Iyi televiziyo ukomeze ushyigikire cyane, ukomeze uyibere maso, ukomeze rwose Kristo muzima we, utere abantu benshi guhembuka, uha abantu benshi agakiza, uko abantu barushijwe n'ibyaha bitandukanye, mu izina rya Yesu. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, bisabye neza Kristo umwami wacu. Amen.
rero ndimo mbabwira cyane, wagombye kwicara cyane mu gihe cyawe ukamera nka za nzu umwami w'Egiputa yarose, kuko yabonye imyaka igera muri 7 y'uburumbuke n'imyaka igera muri 7 y'ibihombo. Rero natwe twese mu buzima bwose tubona bwa buri munsi niko bijya bigenda. Rero uvuga ngo umuntu bwamwiriyeho ari uko yageze muri iyo myaka y'ibihombo. Amena. Iyo wageze muri myaka y'ibihombo, muri make iteka ryose icyo wakora cyose, uwari wese akabona bwakwiriyeho. Niko bigenda. N'abantu bakunda gukora ama business ndabizi neza, ni ibintu cyane bazi. Buriya muri business iyo umuntu agiye kuyitegura, utegura muvuga ngo ishobora kunguka cyangwa igahomba. Ibyo ni ibintu cyane biba bizwi cyane muri business, ni ibintu bizwi muri rusange bizwi cyane muri business. Rero ugomba cyane kwitegura cyane n'ubundi mu bijyanye n'ubwami bw'Imana bwo mu ijuru nabwo, ukamenya neza ukuntu ushobora guhagarara neza mu gihe cyawe. Ntabwo uzaba kuri Kristo ari ukubera ko byagenze gutya na gutya, ahubwo kugira ngo mbere yo kuba watekereza byose uri muri uratekereza, banza wibaze ubundi mbere hose Kristo byari bimeze gute. Banza wibaze cyane inzira zose mwagiye mujyanamo, bamwe yagiye barindira ahantu mu mazi, abandi kabarindira mu mamodoka, abandi kabarindira mu ndege, abandi kabarindira mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Muri make ubanze cyane kuri icyo kintu, wongere banze cyane wibaze uburiya iyi Mana yakoze ibi ngibi, ibyo ntabwo ibishoboye. Rero ishoboye byose, nta na kimwe idashoboye. Amena. Byose irabishoboye. Ahubwo igifite cyane agaciro cyane nuko wagombye kwica cyane, kuba kwita cyane ku iherezo ryawe kurusha ibindi byose. Ukibaza njyewe kanaka nindamuka ngiye bimeze gute. Hari abantu benshi cyane bagenda bapfa mukabibona, kandi hari abantu bari bakomeye, hari abantu bari bazwi cyane. Ariko buriya kuba wamenywa cyane ukaba wamenyekana mu bintu bitandukanye, ntabwo aribyo bizakuyobora kuba wagenda neza ngo uvuge ngo ngiye ahantu runaka, ngo ngiye kujya mu ijuru kubera ko abantu benshi bari banzi. No, kuba wavuga ngo ndi umupasitoro, je suis un evangeliste, ukavuga ngo ndi umuntu runaka, ndi umubishop, je suis un apôtre, muri make ibyo wavuga byose yuko icyo waba uri cyose ntabwo kizigira kiguhereza kuba wakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ijuru ry'Imana, iri juru tuzajyamo, ni ikintu mugomba cyane kubanza kwitondera. Amen. Kuko Satani nta kindi cyamuzanye, yazanye n'ibintu bigera muri 3. Yazanye kwica no kwiba no kurimbura. Nicyo kintu cyazanye Satani muri iyi si, nta kindi. Dusome muri Yohana 10:10. Niko bimeze cyane. Nicyo cyamuzanye mu isi, ni ukwica, kwiba no kurimbura. Rero ugomba cyane kuba maso cyane, ukirinda cyane, kuko Satani nta kindi cyamuzanye usibye gushakisha ukuntu yagutwara iby'agaciro Imana yaguteguriye. Ubundi icyambere cyo, twese tuvuka dufite imibiri y'ibyaha, ariko iyo maze kwinjira muri Kristo muri wowe, hari umubiri w'icyaha ahita kuvanamo, none agahita kwinjiza mu mubiri w'ubugingo. Muri make umubiri wawe ugasa na Kristo, agasa naho ari Kristo urimo urakora hagati muri wowe mu buryo bw'umwuka, akaba ari we ugomba kuba yakuyobora. Amena. Rero ijambo ry'Imana rigatubwira cyane muri Yohana ngo abayoborwa n'umwuka wera bose, abo ngabo nibo bana b'Imana. Igihe cyose uzisanga ushaka kuyoborwa n'amarangamutima yawe, ntushaka guhereza cyane ijwi ry'Imana agaciro, aho ngaho ntabwo uzabura umwana w'Imana. Uzajya umwana w'Imana bitewe n'ukuntu wagiye ubana nayo. Muri make igikenewe cya mbere kurusha ibindi byose ni ukumvira Imana. Uko ijambo ry'Imana rirambwira cyane mu gitabo cya Samuel wa mbere, ukuntu Uwiteka yabwiye Samuel ngo nagende abwire Sawuli ngo nagende arimbure abameleki bose abarimbure, ntagize ikintu na gato ari busige. Sawuli aragenda, ageze muri cya gihugu arabirimbura nk'uko babimubwiye, ariko agenda areba abagore beza n'abakobwa beza akagenda bashyira ku ruhande, n'ibintu byiza cyane agenda bishyira ku ruhande. Ibyo byose akagenda bikora gutyo. Noneho agenda abikora cyane ubwo buriganya bumeze gutyo. Urumva yakoze ikintu cyo gutumvira Imana nk'uko byari bisawe. None Imana itubwira Samuel amubwira ngo umva nicuje impamvu yatumye nimika Sawuli.
ubwo se isaha Imana ntabwo yaba imirimo yicuza impamvu yaguhaye ubwo butunzi wowe. Ubutunzi bwawe Imana yabuguhaye kugira ngo bugende buhesha Imana icyubahiro. Imana yaguhaye amafaranga utunze, Imana yagushyize mu buzima uhagazemo kugira ngo abe ari ubuzima bugomba kuba bwahesha Imana icyubahiro. Ariko ubuzima uhagazemo iyi saha ni ubuzima burimo buratukisha Imana mu buryo budasanzwe. Buratukisha Imana cyane. Ariko ongera wisuzume cyane, wongera wibaze njyewe kanaka, ubuzima Imana yanteretsemo nibwo mpagazemo iyi saha, ibyo Imana ishaka ngo rikuri kw'Imana, nyubaha Imana nk'uko bikwiriye. Erega hari abantu bagiye baba mu nzego zitandukanye ariko bakubaha Imana. Amena. Bakubaha Imana mu buryo bwose bushoboka. Yobu yari umukiranutsi kandi ari n'umuherwe, ari umukire ukomeye cyane, ariko agira kubaha Imana. Ari mu bihe byiza no mu bihe byose yakomeje kubaha Imana. Rero igihe uhagazemo ntabwo kigomba kuba cyakuvana neza mu murongo w'Imana ngo witware uko ushaka. Amena. Abantu benshi cyane muri iyi minsi ntabwo bakeneye kumva amagambo cyane y'ukuri, barumva bashakisha amagambo yo kubanezeza cyane, yo kubashimisha mu byo bishakira byose. Ariko iyi saha igifite agaciro cyane kuri wowe nuko Imana yaba ikwishimira. Turi ku ijambo ritubwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Reka dusomere ijambo. Ibyahishuwe 22, Ibyahishuwe 22:12. Ibyahishuwe 22:12 aratubwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Hahirwa abemeseye ibishyura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Amena. Dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ugomba kwibaza iyi saha ukibaza, nzahembwa iki? Ingororano yanjye ni iyihe? Banza ubyibaze cyane, ubanze cyane, wongere ubanze wisuzumemo cyane. Kuko icya mbere cyo, imirimo ya mbere ntabwo ari izagira agaciro cyane kurusha nk'imirimo ya nyuma. Imirimo ya nyuma ni izahesha iya mbere agaciro. Amena. Kuba warabaye muri kuri aririmba cyane ntabwo ari byo bizatuma ugira agaciro imbere y'Imana. Kuba wararirimbye cyane ukaba wagenda rwose ukaba waririmba mu buryo budasanzwe abantu bose bakavuga kanaka aririmba nka marayika, ntabwo ibyo bizatuma cyane ugira agaciro. Kuba waba warasenze cyane, kuba waba waracuranze cyane, kuba waba umucuranzi ukaba ikirangirire, ukaba umuntu ucuranga neza cyane mu buryo budasanzwe, ntabwo ari byo bizaguhesha agaciro. Kuba wabwiriza ukavuga ijambo ry'Imana mu buryo budasanzwe, ntabwo ari byo bizatuma wemerwa n'Imana. Kuba uzayobora ahantu hose wahagera ukaba uri wa muntu uzi kubakisha cyane insengero, ukaba uri wa muntu uzi kubwiriza, ukaba uri wa muntu uzi kwitangisha abantu, ukaba uri wa muntu uzi kwihanisha abantu mu buryo budasanzwe, ibyo nta gaciro bizigera bigira imbere y'Imana mu gihe wabikoze udakijijwe. Imana ntabwo yitaye cyane ku myaka umaze ukora uwo murimo. Ntabwo yitaye cyane ku myaka umaze uri umushumba. Ntabwo yitaye cyane ku myaka umaze uririmba muri korari. Ntabwo yitaye cyane ku myaka umaze usengera abarwayi cyangwa usengera abantu muri rusange. Ntabwo yitaye ku myaka umaze uyobora abantu runaka. Ntabwo yitaye ku myaka umaze ukora icyo kintu runaka. Ahubwo ikintu cya mbere yitayeho ni gute wabaye muri cya kintu, ni gute wagikoze, ni gute wagiye ubikora, ni gute wagiye ubigaragaramo. Amena. Ikintu yitayeho cyane
ni ukuntu wagiye ugaragara cyane muri wa murimo wayo, cyangwa hahandi icyambere cyo ubundi murimo w'Imana ni mugari. Abenshi bavuga ngo ntabwo ni umupasitoro, ngo ntabwo ni umubwirizabutumwa, ngo ntabwo ndi kanaka. Icyo wakora cyose ugomba kugikora mu nyungu z'Imana. Ubundi Imana ikeneye ba ambasaderi bayo, ari no mu bucuruzi no mu kazi waba ukora ka buri munsi. Ugomba kugaragara ambasaderi w'Imana. Ugomba kugaragara ambasaderi w'Imana no mu murimo wawe. Waba uri umucuruzi ugomba kuba uri kuri ambasaderi w'Imana. Tugomba kugira ambasaderi b'Imana bari mu gisirikare, ku buryo abasirikare bose mukorana bavuga ngo dore uriya muntu ni umuntu wejejwe, uriya ni umuntu wakijijwe, ni umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ari mu kazi runaka, waba uri minisitiri, waba uri perezida, abandi perezida bakavuga ngo uriya mu perezida runaka yubaha Imana bitewe n'ukuntu bakubona. Rero muri make, iyo umuntu yamaze kwakira Kristo muri we, agomba no guhita agenda agahita amugaragariza mu bandi bose, muri make agahita amutaka mu bandi bose, nabo bagahita bamenya uwo Kristo ngo yamenye uwo ari we. Ubundi abantu ntabwo bagomba kubona ingeso zawe za zindi za kera ukiri muri rwa bujiji, utari wakira Kristo muri wowe, ntabwo bagomba kuzibona. Ahubwo ikintu bagomba guhereza agaciro cyane ni uyu mwanya uhagaze mu isaha. Byibuze bakavuga ngo byibuze kanaka yajyaga bigenza gutya na gutya, ariko ubu ngubu byibuze yarakijwe, ubu ngubu yabaye umukristo. Erega umva, Imana ikeneye yuko ugenda ukabwiriza na ba bandi mwajyaga musambana, bikamenyekana, bakamenya neza yuko wamaze kumenya Imana. Imana ikeneye neza yuko wagenda ukabwiriza na ba bandi mwajyaga mukorana amabi yose ashoboka, bikamenyekana yuko wamaze kumenya Imana. Imana ikeneye neza yuko wagenda ukaba waba ambasaderi w'Imana ahantu hose. Haba ari mu bakire ukabona kuri ambasaderi w'Imana, haba ari mu bakene ukabona kuri ambasaderi w'Imana. Lazaro, Yesu cyane ijambo ry'Imana, dusanga Lazaro, hari umugabo witwaga Lazaro. Lazaro uwo nguwo yari umutindi mubi cyane, kuko urumva we no kubona ibyo kurya cyari ikibazo gikomeye cyane. Akaba yari atunze cyane no kuba yabona udufungukiriza twabonaga ko yameze ya wa mukire. Ariko wa mukire rimwe na rimwe n'ubundi ugasanga kuba atarimo amwohereza byibuze bya bindi yifuza, nta nubwo ashaka kuba byibuze yuko yagaragara naho ngaho imbere yiwe, aho akareba n'ukuntu yamubyaza n'umusaruro, byibuze agashaka no kuba yamugira ngo ibiryo by'imbwa ziwe. Ariko igihe kigeze bose barataha, bose barapfa, baragenda. Wa mukire yisanze ari ikuzimu, Lazaro yisanga ari mu gituza cya Aburahamu, kuko Imana yamubwiye ngo ngwino ujye mu munezero wanjye. Warihanganye, warakubiswe, ubukene bwaragukubise, ntari kurihangana. Ariko wa mukire, kuko yabonye ibyiza byose yashakaga byose mu isi, kandi n'ubundi abikoramo nabi. Ntabwo tuvuze yuko abakire nta bwami bwo mu ijuru bafite, barabufite cyane, kuko ari abakire bahisha Imana icyubahiro. Nawe uriyizi yuko uri umukire ariko kandi ukaba wubaha n'Imana, uriyizi yuko uri umukene ariko ukaba wubaha n'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rishaka ngo umuntu wese aho ahantu hose abarizwa agomba kuba yejejwe. Buri muntu mu itorero aba wejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Amena. Ahantu hose ugomba kuburi, ahantu hose ugomba kubarizwa, ugomba kugaragara yuko ufite indangagaciro z'abakristo. Ibyo wakora byose utari umukristo byose ni ubusa. Ugomba kunyereza yuko ahantu duhagaze hahoze abandi, ubuzima duhagaze mu Isaya none bwahoze mw'abandi. Aho ugomba kwibaza, ngewe kanaka ubu ngubu ndamutse mpfuye naba ngiye she? Abantu benshi cyane
bagiye barimbuka, hari abantu bagiye babwiriza ubutumwa, hari abashumba bagiye bashumba intama, ugasanga wagiye ubwiriza intama ariko ntubabwize ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu akenshi abantu benshi cyane bagiye bisanga barimbutse. Igihe ni iki ngo ube mwafata umwanzuro. Icyambere cyo wite ahantu ugeze ku bintu umaze kujya wisaha, aho cyane tekereza wibaze cyane, Kristo isaramusa ntunguye byagenda gute? Twese tuzapfa, niyo gahunda ihari, agomba kwibaza nzaba ngiye he? Amena. Bazibaze cyane, utekereza wibaze cyane, nzaba ngiye hehe nindamuka mpfuye? Nindamuka mpfuye nzaba ngiye hehe? Icyo ni ikintu cyambere ugomba kubanza gutekereza, ukabanza ukakibaza. Icyambere cyo hari bamwe bazajya mu bugingo buhoraho, abandi bakazajya muri wa muriro w'iteka ryose. Ibaze kuba warabaye mu buzima bwiza uri mu isi, wagera kugira ngo uve muri iyi si ukisanga mu buzima bubi iteka ryose bwo kurimbuka, biragatsindwa n'Imana. Amena. Igihe ni iki ngo bafata umwanzuro hagati muri wowe, wongere cyane, wongere wisuzume, wongere wibaze cyane ukuntu wagiye ubana n'Imana, amasengesho wagiye usenga, wibaze niba wagiye usenga cyane mu kuri no mu mwuka. Amena. Jambo Imana iratubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abandi bose basenga ibishushanyo. Ibishushanyo basenga, ushobora gusanga uri no gusenga amafaranga ufite ukagenda uyasenga, bikaba byashoboka. Ushobora no gusenga uwo mubana, wasenga abana ufite, wasenga umugore, wasenga umugabo wawe. Ibyo ni ibintu cyane abantu bajya bakora cyane, ukumva yuko nta kintu wakora, ukumva yuko ibintu byose ngo urihagije kubera ko ufite ikintu runaka. Ariko ijambo ry'Imana yamubwira ngo uribeshye ukavuga ngo njye ngo ndi umutunzi, ariko icyambere cyo ugomba kumenya neza ni uko uri umukene inyuma y'abandi bose. Kuko ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo uri umukene inyuma y'abandi bose. Rero igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro, wongere wisuzume cyane, ubibaze njyewe kanaka meze gute, mpagaze gute imbere y'Imana? Isaha iramutse ntunguye byagenda gute? Yerega abantu benshi dukabye cyane no gusinzira, twarasinziriye mu buryo budasanzwe. Ariko Imana irashaka yuko mwongere gukanguka, ukongera cyane, ukongera ukabera amaso cyane ubuzima bw'umwuka. Icyambere cyo mbasaba, ntukagereze cyane agaciro ibyo uri kureba ngo picture y'umuntu runaka cyangwa ifoto y'umuntu runaka, aho cyane hereza agaciro amagambo uwo muntu ari kuvuga. Wibaza aya magambo avuye hehe? Ubu ni ubuhanuzi bw'Imana, ubu ni ubuhanuzi buvuye ku Mana. Niko buhanuzi ndimo ndababwira, ndimo ndaguhereza iyi saha kugira ngo urebe uko wahindukira, maze iminsi izaza Uwiteka arebe ukuntu yakongera kuguhembura ubundi bushyashya. Wongera cyane, wongera wisuzume, wongera weze cyane uko bimeze. Kristo arimo arakumanga ku rugi, akeneye yuko wamukingura umutima wawe. Uko icyambere cy'uribeshya ngo gukorera Imana, nubwo wakubaka n'insengero zose ziri ku isi yose, ariko tubaha Imana, byose ni ubusa. Nubwo wafashe isi yose cyangwa ukaba wafashe umugabane runaka, ariko tubaha Imana, byose ni ubusa. Igifite agaciro cyane, password ikomeye cyane, ni ukubaha Imana. Ibyo wakora byose utayubaha ni ubusa, ntacyo bivuze. Banza wibaze cyane, ibyo ndi gukora byerekana ko nubaha Imana? Ibyo mvuga byerekana ko nubaha Imana? Igihe ni iki ngo ube wacuzinga your right way? Igihe ni iki ngo uhitemo? Amahitamo ni ayawe. Igihe ni iki ngo ube wahitamo inzira ikunogeye? Igihe ni iki ngo ube wafata inzira cyane, inzira nzima? Amena. Igihe ni iki ngo ube wagira ibyo ukora hakiri kare. Muve mu bitotsi mufite bidafite agaciro. Ibyo bitotsi ufite bidafite agaciro, ejo bundi uzisanga bwakwiriyeho, wibaza ukuri ubigenze. Ariko niyo mpamvu ugomba kwivomera amazi azagutunga mu minsi iri imbere. Ayo mazi ugomba kuyivomera, ugomba kwivomera ayo mazi. Nta muntu ufite angaho umukozi wawe uzayakuvomera. Nta muntu ufite umukozi uzajya kugusengera, ni wowe ugomba kwisengera ku giti cyawe. Amena. Fata umwanzuro ukwiriye. Fata umwanzuro ukwiriye, Uwiteka abone ukuntu akumanukira. Fata umwanzuro ukwiriye, wongere ugende cyane mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Fata umwanzuro ukwiriye cyane, Imana yongere ikuyobore mu byo ukora byose.
kuko umva uramutse ufashe akazi kawe ukora ka buri munsi ukaba wagashyiramo Yesu yakayobora neza nta n'ikibazo. Ahubwo ikibazo dufite ni uko Yesu nuko yabuze umwanya mu byo dukora byose. Yabuzemo umwanya uhamye, yabuzemo umwanya ukwiriye. Amena. Igihe ni iki ngo bafata umwanzuro, igihe ni iki ngo wareba ukuntu Imana yakongera kukuyobora, urebe ukuntu Imana yakongera kuyobora kuri kose. Amena. Baze wongere cyane, wongere wibaze cyane. Ibiranga abakristo byose ndabifite. Iby'abakristo ibyo bigomba kubaranga byose ndabifite. Iyi saha bimeze gute? Baze cyane wongere wisuzume cyane, wongere cyane wongere wisuzume cyane, wongere wibaze cyane. Iyi saha biramutse bibaye ngomba ko ntungurwa, najya hehe? Amena. Reka cyane, reka ibintu byo kujya ushaka wumva wagira icyubahiro kidasanzwe kifite agaciro Imana itakwemera. Tugwije cyane ibintu ndumbi cyane mu matorero rwose. Amakote yanyu murirwa mwambara amakoti adafite agaciro, mukirwa mwambaye ibyo myenda yanyu idafite agaciro cyane. Hari imyenda yuzuyemo ibyaha gusa, wambaye amakoti ariho amaraso, wambaye iyo myenda yuzuye ubusambanyi, wambaye iyo myenda yuzuye ububeshi, wambaye iyo myenda ibiki byose, ibyo ukora byose amaturo ukayazana mu rusengero ariho amaraso, amaturo ukazana mu rusengero yuzuye ibibyinshi bitandukanye. Amaze iki? Icyo uri gukora cyakora urimo uranezeza abanyetorero, ariko Imana ntabwo irimo irakwishimira be na gato. Uko ni ukuri kw'ijambo. Uwiteka ntabwo yakwishimira kurusha uko ntabwo yakwishimira igitambo kurusha uko yakwishimira wowe uramutse umwumviye, uramutse ugende mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Uwiteka arakumvira mu buryo budasanzwe. Rero igihe ni iki ngo mufate umwanzuro, igihe ni iki ngo mufate umwanya ukwiriye cyane. Imana y'amahoro yongere ibayobore, Imana y'amahoro yongere ibashigikire cyane, kuko bugiye kwira cyane, bugiye kwira. Baze bibaze cyane ko bugiye kwira, birasanga ameze gute? Ko bugiye kutwinyiriraho meze gute? Mbagaze gute? Ko bugiye kunyiriraho bimeze gute? Imana iyo yabanze kuboneka nta gaciro ufite, nta n'icyo cy'agaciro uzakora, ikuvana mu nzira uri gukomeza kubangamira abandi. Hari abantu barimo bagenda babangamira abandi iteka ryose, ugasanga umuntu abuze uburyo yagira ibyo akorera Imana kubera umuntu runaka. Ibyo ni ibiki? Kubera ko ushaka kuzuba ikibazo cyane mu bantu bose. Igihe ni iki kugira ngo Imana yonyine ubwayo ibe yagira icyo ikora? Erega Imana igiye kujya gukora choice. Igiye kujya gukora choice neza. Igiye kujya kwihitiramo ubwayo, yihitiramo abantu b'abanyamumaro. Ari abanyamasengesho igiye kubahitamo, igiye guhitamo abaririmbyi bakora mu kuri no mu mwuka, igiye guhitamo abashumba bakora mu kuri no mu mwuka, igiye guhitamo abapasi bakora mu kuri no mu mwuka, igiye guhitamo abavuga bakora mu kuri no mu mwuka, igiye guhitamo abahanuzi bakora mu kuri no mu mwuka. Ugomba guhita wibaza cyane, none njyewe bimeze gute? Ibyo ukora mu kuri no mu mwuka, ibyo uvuga ukora mu kuri no mu mwuka, uko witwara ugaragaza ko ukora mu kuri no mu mwuka. Baze cyane wongere cyane wisuzume cyane, wibaze cyane. Nange nibaze, twese twongere cyane, buri wese yongere amaze yisubiremo. Baze wongere cyane wicarane n'Imana, ubanze cyane wereke Imana intege zawe ngeze aho zageze zigaragarire. Imana yiteguye kuba yakubabarira, Imana yiteguye cyane kuba yakugirira impuhwe, ukongera ukaba umuntu mushyashya imbere yayo. Amena. Imana cyane yiteguye kuba yakwirengagiza cyane iminsi yose wamaze y'ubugoryi yo gutamenya Imana, y'ubujiji wamazemo, iminsi y'ubujiji wagize yose Imana igiye kuba yayirengagiza muri rusange. Maze iyi saha hari ikintu yishyigiye kongera gukora mu buzima bwawe, yongere kugarukaho ukundi, yongere kugira umumaro, yongere kugira umuntu udasanzwe, yongere kugira cyane umuntu w'agaciro imbere yayo. Mureke dusenge Imana, ariko cyane wongere wisuzume cyane. Maze njyewe kana kisa ndamusengiye, naba ngiye hehe? Byaba bimeze gute? Naba ngaragara gute imbere yayo? Mwami w'amahoro akomeze cyane atwiteho. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kubw'ubuhanuzi uduhaye muri akanya, mu izina rya Yesu Kristo. Shoboza Mana buri wese ubwumvise kugwireberamo, n'abazagumva Mana babwireberemo, buri wese akora umurimo wawe
awukore atagononwa, awukore azi neza yuko hari ingororano tuzakira mu izina rya Yesu. Yitange ku murimo wawe Mana, azi neza yuko hari ingororano Mana zihari. Urakoze kumeje kudushyigikira, urakoze kutwambitsa imbaraga. Nyemere cyane dukore ku maso duhumure Mana, 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 aho twasize mu buryo budasanzwe hose Mana dukangure duhumure rwose, udushyigikire cyane. Mwuka imbaraga, umwuka w'ineza azaganze muri byose. Urakoze kutubabariye, urakoze kutwambitsa imbaraga Mana, Mana, komeze Mana ushike cyane rwose yicano Mana, kwishikire muri rusange. Umugisha rwose Mana utemba ahantu mu izina rya Yesu. Wirukana imigambi y'abadayimoni Mana ifite imbaraga Mana ku bantu bawe. Ushire uburinzi ku bantu bose bakwizeye kandi bakuramye iteka ryose. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze Mana ko twishimiye. Bisaginize Imana zikuru bikore kwa Kristo Yesu Mwami wacu. Amen.